Rezaga kuko numvaga abashiti banyambwe ati ranishire wagiye nkumva nanjye kuva umuntu ambwiye ngarankunda nkumva ni byiza nyine ko ntago nari nzo bizagarukira ko kumva mubwiye ngo sheri urumva umuntu yari umwana ukabwira umuntu ngo sheri nibyo byonyine hari sinari nkimubona ubwo nagerageje kwiyakiramo ngo ko nyine riwo twe turi kumwe muri ubwo buzima tusadora tubonana tuvugana nyine yansezeranyije kutazongera nyine ngambabaze nk'uwo nego byose wenda mbabyumva hako ibintu utarakora pratique ngumenye bimeze gutya mba numva mbifitiye amatsiko batubwiye ko TV kuri uyu munsi turishimiye kuba mudukurikirana ku munsi muri kumwe na Ikibazo. Rero muri aka kanya ngira ngo imbere yanjye muri kurabona umukobwa mwiza ukeye yaberewe ushobora kwibaza abantu batari binjira mu rukundo batazi uburyo bigenda uyu munsi kuna n'umuntu mugatandukana ushobora wibaza nuko bihera iki nyine biba. Reka rero muhikaze kuri Mo TV ikaze. Thank you. Watangira wibwira abadukurikiye witwa? Okay, amazina yanjye nitwa Chance rero inkuru yawe iteye y'urukundo wanyuzemo bimeze bite? Wakundanye n'abantu banga bundi mbere ya byose? Okay, ndakundanye n'abantu ni nka batatu. Abantu batatu bose mukundana mwaciye muri byinshi mu buzima butandukanye muraryoshya wenda tuganirize guhera ku wa mbere. Uwa mbere mwakundanye gute mwahuye gute? Okay, ubwo wa mbere nari mfite imyaka 15. Ubwo niyo muntu wa mbere twamenye twakundanye twariganaga muri classe niho twahuriye. Turakundana turamenyana turishima ndumva ari ibyo. Nashaka kwita yibaza intandaro ese ni impamvu waba waratandukanye n'uwo nguwo wa mbere ndiko yaje gusaba urukundo murakundana bifata igihe byaje kugenda gute? Okay, impamvu yatumye ntandukana n'uwo muntu wa mbere byabaye ngombwa ko dusoza kuko twigaga primary turasoza 6 twese turagenda tujya kwiga ubwo aragenda nanjye ndagenda turatandukanye. Hari byinshi mwanyuragamo hari wenda tufate ku munsi wa mbere akiza kugutereta hari uburyo abana bateretana ese wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Okay, nari mfite imyaka 15. Imyaka 15 umuhungu aba yakubengutse ese naye magambo yaje akoresha ku munsi wa mbere kugira ngo akwemeze ese kukwemeza ntago byagoranye? Okay, ntago byamugoye kuko twari dusanze turi inshuti nyine ariko nge nabizi ka nkunda kubimbwira rero nanjye numva biranshimisha kuko bwari n'ubwa mbere. Muza gukundana nimba bibuka neza nirihe jambo yakubwiye wumva rirakunyuze ritumye mukunda cyane? Okay, jambo yarambwiye nkumva iranyuze ritumye mukunda kuko urumva twaraga dukina tugira iki ariko okay yambwira ko ndi mwiza yambwira ko nandukanye nandi twakinanaga numva biranshimishije. Ese ni watekerezaga ko bugari ubwana urwo rukundo watekerezaga ko ruzarama ubundi? Oya ntabyo natekerezaga kuko numvaga abashiti banyambwe ati ranishire wagiye nkumva nanjye kuva umuntu ambwiye ngarankunda nkumva ni byiza nyine ko ntago nari nzo bizagarukira. Ni nk'utuye tugambo twiza amagambo meza umubwiraga kumva nawe aramunyuze? Okay, amagambo mwiza namubwiraga no kumva mubwiye ngo sheri urumva umuntu yari umwana ukabwira umuntu ngo sheri nibyo byonyine byatumaga yishima. Kuza gutandukana nawe mwari mupfuye? Okay, ni nkaho wa mbere nta kintu twapfuye kuko urumva yagiye kwiga nanjye njya kwiga tutandukana gutyo ntago urumva kuhura ntago byaga bishoboka cyane. Okay, ubwo ndagenda nyine nawe aragenda naho twatandukaniye. Mwatandukaniye se ntago nta nagakuru ke ujye umenya aho herereye ese we ntago ajya agira amatsiko yo kukubona? Okay, turavugana nyine kuri phone turandikirana ubwo turamenyana nyine ariko ntago tujye dukunda guhura cyane kuko ntago kibinaha nyine. Ubwo rukundo rwarahagaze ese ni impamvu rwahagaze? Okay, nuko kudahura nyine ngo tubonane tuganire rumva buri wese agiye kwiga arahura n'abandi ndumva ari icyo kuko nta kintu twapfuye. Mwapfuye byaje kugenda gute kugira ngo ukunde undi uwa kabiri ko tubwiye ko wakundanye n'abantu batatu uwa kabiri yaje ate? Okay, uwa kabiri nawe ntago we twahuriye ku ishuri nyine we no mu buzima busanzwe nyine twahuye gutyo twahuriraga ahantu twagiye kubyina kwenjoyinga nyine nawe turahuza turakundana. Ese we umuntu ashaka kutayibaza hagati y'uwa mbere n'uwa kabiri itandukanye
itandukaniro riri hehe ko bose bagukunda? urumva wa kabiri urumva nari nangiye gukuramo gake kuko urumva nimba nari mfite imyaka 15 urumva nari nyiri umwana, ariko ngo wa kabiri urumva twese twari tumaze gukura tuganira turi abantu bakuru pe. Ufata icyemezo murakundana, ese wahise birumvikana ko wahise wibagirwa wundi wa mbere, wahise umwibagirwa ahitamo kwibagiza, n'iki yakoze cyatumye wibagirwa wa mbere? Nta nubwo navuga ko ari ibintu birenze, urumva nanjye namufashije mu kwibagirwa undi wa mbere kuko ntiyarahari sinari nkimubona, ubwo nagerageje kwiyakiramo ngo nyine ariwe twari turi kumwe muri ubwo buzima tuzadora tubonana tuvugana, nyine nsanga nanjye nyine tunamukunze. Wabonaga urwo rukundo rushingiye ku ki? Urukundo ikintu rwari rushingiyeho ni ukwenjoyinga, kuko mu buzima nkunda kubyina, nkunda gusabana, ubwo rero ahantu hose tuba turi kubyina, tuba turi kuririmba. Kwinjoyinga harimo ibintu byinshi cyane, iyo umushe kwinjoyinga ahita yumva byinshi cyane. Ese ni ahantu wenda byigeze bigera urabona ko amarangamutima igihe atwara umuntu, iyo ukunda umuntu mwishimanye hari igihe birangira wamwiyeguriye, ukamwiyegurira wese ugasanga wenda watandukiriye, ese wowe ntago wigeze utandukira ngo ukore wenda ibikorwa bitemewe? Oya, ntago nyine byari byambaho, kuko urumva niba turi kwenjoyinga tuba turi kumwe n'abandi bashuti, tuba turi kumwe n'abantu, ntago dukunda kuba turi twenyine nyine tu. Ukundanye n'abantu barenga babiri, uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, ese ubu nguwo abo bose mwakundanye, urabizi ko amarangamutima atwara umuntu, nta muntu mwari mwakorana wenda na sex muri bo? Oya, abashuti banjye ntago byari byaba, ariko wenda simamye ko bitazaba, ako ntago byari byaba. Urateganya kubikora cyane? Kuri ngo ufite umukunzi mukundana? Ndamufite. Urumva uriyumvisha ko ari wenda mushobora kuzabikorana? Byabaye ngombwa nyine byaba, ariko ntago biraba tu, nta nubwo turabitegura. Ujya ugira amatsiko yabyo? Ndayagira nk'umuntu. Ese ibitekerezo wumva umeze ute ugize nk'ayo matsiko? Ni nk'iki uba ufitiye amatsiko? Nyine kwa byose wenda mbabyumva, ariko ibintu utarakora pratique ngo umenye bimeze gutya, mba numva mbifitiye amatsiko. Batubwiye ko bakundanye n'uwo musore wa kabiri, uwo musore wa kabiri byaje kugenda gute kugira ngo mutandukane we? Umusore wa kabiri nyine nawe twapfuye nk'ibyo byose, nyine urabona ibintu umuntu aba afite ibintu byinshi byamushuka, turi kumwe n'abashuti nyine uramba abantu benjoyinze, nyine twapfuye ibintu byo kunywa inzoga ibiki n'ibiki, nkabona atari sawa tu. Inzoga we ntabwo ujya unywa inzoga? Njyewe hoya ntabwo nzi. Ntabwo ujya unywa inzoga. Tugaruke wenda mutandukanye, mwaratandukanye, n'ayo magambo we ujya utekereza yakubwiraga avuga ati aya magambo yambwiraga yari meza, ntabwo nzigera nyibagirwa, ayo magambo yaba ari nka yayo? nk'utugambo mba nibuka hari nk'ukuntu hamagara umuntu wenda mwe muri kumwe muratandukanye, umuntu akavuga ngo ndagukumbuye, kandi mwari muri kumwe wumva nyine ari utuntu dusekeje, kandi muri uwo mwanya mwe mukiri kumwe akavuga ngo ndagukumbuye. Umuntu mwabwiranaga utugambo nk'utwo ngutwo, agukunda cyane, mukinjoyinga mu buzima butandukanye, muza gutandukana, uza kwisanga wakunze wa gatatu. Rero mwaje gukundana gute? Mwahuye gute uwo wa gatatu? Uwa gatatu nyine ntago inaha nyine hari ahantu twahuriye gutyo, nyine twagiye mu karori turamenyana, nyine biraho twaya tuganira, ariko byaje guca. Hari ukuntu umuntu avugana n'umuntu bwa mbere, hari igihe aba afite gutinya muri we, avuga ati uriya mukobwa mwiza namutinyuka gute kugira ngo mubwire ko mukunda? Ese uwo musore we ntabwo byigeze bimugora? Ntabwo wigeze umugora? Gutinya ntabwo byabura, kandi no kugora umuntu, urumva umuntu yari ubwa mbere aribaza se umuntu nimba namuhamagaye mu gitondo nkamaza ngameza ate, nimugora ndamubaza iki? Ntabwo gutinya byabura nyine tu. Hari igihe umukobwa agira benshi bikunda kubabaho, akavuga ngo umuntu akabwira ko agukunda, ukavuga ati nzabitekerezaho, wa mugani wa King James. Wowe ntabwo byigeze biba nka gutyo? Ariko nta nubwo umuntu yabikubwira, n'undi uramubwira ati reka ngende kuko
biri imbere yo kubikubwira waba yabitekerejeho nawe uragenda ukicara nyine ukabitekerezaho ukareba koko nimba uwo muntu akeneye mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ituma abakobwa cyangwa se buri muntu wese atekereza afata umwanya bwa ndeka mbitekereze nzabitekerezaho nzagusubiza utekereza ko ari iyihe mpamvu? Nyine impamvu wenda muri uwo mwanya bari kubikubwira nta wumva niba ari ubwoba nimba navuga iki nimba ari isoni rero iyo umubwiye ngo reka ngende mbitekereze ushobora guhubuka bitewe n'uko umutinye n'uko angana ukituma ati nta kibazo. Ni iki kidasanzwe uwo musore yaje gusezeranya ugati njyewe nzakora iki n'iki bituma ukomeza gukundana nawe? Bitewe n'abandi nyine urumva nk'uwo twapfuye inzoga dupfa ibiki urumva rero mushiti wanjye wa kabiri ibyo by'inzoga nazanywa ubwo nyine yansezeranyije kutazongera nyine ngo mbabaze nk'uwo. Yaje avuga ati ndaje numure agahinda wagize mu rukundo nawe. Gereranya abantu wabonaga koko wari umusore mwiza cyane muri abo batatu wavuze bakundanye nabo. Bose ari beza ariko ubwo urumva mwiza no turi kumwubu kuko niwe nitayeho. Gerageza utubwire wenda muri rusange hari ubwo wenda ajya gutembereza mugatembera mukajyana ahantu mukishimisha hari byinshi nyine bigushimisha wenda wagaragariza nyine cyangwa ukabwira abantu badukurikiye kuri Mo TV muri aka kanya nabo bifuza kuzakunda cyangwa se bari mu rukundo hari ibintu byinshi ukunda wowe nibiki agukorera kumva biragushimishije? Njye nyine nk'utuntu nkorera nko kuba wenda turi kumwe tukaba twashyiramo akarimbo tukabyina biranshimisha. Njyana ukunda kubyina hari nka zuke ingwatira n'izindi? Tukunda kubyina nyine akazuke. Uzi kukabyina? Urabizi rero kuri ubu ngubu abo bantu batatu bose mwagiye mukundana uwa gatatu niwe muri kumwe ubu ngubu? Ni iki uba wumva umwihariko afite wo kuba nyine murakundana mwafashe n'ibyemezo ese ubona we ari iki agamije ku rukundo rwawe? Njye mwihariko mbona ni uko areba no ku marangamutima y'abandi nk'abo urumva nimba umuntu anywa inzoga kandi uzi ko byanga urumva we ntago aba ashaka ko wishima urumva we rero nawe agerageza kugira ngo n'abandi nyine benjoyinge. Hari abantu benshi batari bajya mu rukundo wowe warugiyemo basangiza experience wagize mu rukundo bo bakwigireye iki? Nyine urumva gukundana ni byiza kuko hari nk'igihe uba wumva ubabaye hari igihe wumva utameze neza ariko niyo umuntu aguhamagara kubaza ngo waramutse ute umva wishimye nawe nyine hari umuntu utekereza ko yamenya ubuzima bwawe uko umeze muri ako kanya. Mu buzima busanzwe ubundi tugaruke mu buzima busanzwe ukunda iki? Nkunda kubyina. Urabikunda cyane. Ninde muntu kuri iyi si yose ukunda wumva uyu muntu ndamwemera cyane? Mu basitari? Haba abasitari cyangwa abandi? Njye muhanzi nkunda Komfi. Niyo mpamvu mukunda? Nkunda ukuntu afite ijwi ryiza aririmba nyine aririmba yoroheje ibintu kandi ukabona ni byiza to. Ubwo ugize amahirwe ugahura na Komfi ni iki wumva wamubwira? Nabwo ndamukunda nabwo ndamufana hari ibintu byinshi namubwira. Aramutse gusabye nk'urukundo warumuha? We oya ntabwo warumuha? Ndumva warafashe icyemezo wawe undi ntabwo uzamuhemukira. Reka rero nkushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu. Nizere ko wenda n'ubutaha tuzagutumira uzaba uhari. Nimubinsaba nzagaruka nta kibazo. Urakoze cyane. Namwe murakoze.